uzi yo wajyanye abantu kubagurira ukabona batangiye kwirebesha ahantu hari ibintu bihenze ugatangira kubagira ngo ufite umwanya mutoya uhita werekana kuri bwishyure make kuko abantu nabo muri iyi minsi ntago bazi no kubaza ngo baranywa izihe basigaye biyenza nk'abagore batwite ejo bundi hari umugore duturanye man yari atwite buza umugabo we guhumeka ngo biri kumubangamira ngo papa Kevin mbabara ntuhumeke uwo mwuka wawe yaramwishe ibintu byarakaze rero mujya mwitonda mwabonye ko hari ibintu bya danje nabonye amakesi y'abantu ngo basigaye bashaka abagore nyuma bagasanga abana ntago ari ababo hako ubundi ujya kubishaka ngo bigende bite njyewe ubundi wanjye musanganye ubwenge nahita ntangira kubikeka ntatananya bose umwana ni uwandi ariko njye njya gushaka umugore abakobwa muri aha nzatanga amasoko ugomba kuba uzi igifaransa n'imibare abana b'iyi minsi basigaye bazi mani France ntago bizi imigani ya ngunda nkanjye burejo nirwo naje gusanga impamvu twasomaga umugani wa Joriji wataha gusomye Joriji iwanyu bagasanga Joriji ni ikigoryi kukurusha bakongera bakishyura minerval titwishyura umwana atazamera nk'uwari gusoma ibaze kujya kwishyurira ubumenyi bakaguha Joriji shabira iboro nabyo abantu bize arakaririmbo ngiye kuririmba numve niba tugatere Rwanda nziza gihugu cyacu ndetse ufite imyaka ingahe narindi mo ndatatu ufite imyaka ingahe wowe 2 waratoye ndabyemeye naringize ngo ugiye guhakana nawe uri muri babantu bazi muri rompo yo mu mujyi hari ishihene hari abantu babayeho kera bari ku buryo bazi rompo yo mu mujyi ngirimo ikiraro baharagirira hari haboro kuri Sainte Famille tujye kwakira umunyarwenya witwa BGB. Ladies and gentlemen, put your hands together for BGB. Umeze neza imihini mishya kwitera amabavura Melissa mbabarire ntuhangane njye natangiye gahunda zanjye mba mbona Melissa ukunda abameze muri Genesis ameze nk'akarere ka Nyaruguru uburyo kameze mu majyepfo iyo ugeze mu majyepfo ugomba kumekinga sure ko wamenya ko karere mbere yuko nanjye nagira ngo mumfashe nyamuneka dushimire polisi y'u Rwanda amashyi menshi kuri polisi nyamuneka naje gusanga polisi y'u Rwanda nta mikino igira ejo bundi umupolisi yari arimo arakina n'umumotari bahuriye hariya kwa Rwahama murahazi ewana biyemeza gutanguranwa kuri Simba ewana umumotari ashyiramo vitesse ya mbere umupolisi ashyiramo vitesse ya mbere ewana baragiserera ko bita mu gisimeti bageze kwa Rando umumotari nk'umuntu uhamenyera ahita kubita mwikona ahita kata gutya ahita acaho umumotari ahita mutanga kuri Simba umumotari atangira guserebura nyine yishimye aziko ngo bagiye kumuhemba muzi ukuntu byarangiye se byarangiye nka wa mugani bajya babwiye abantu bari mu rukundo ngo itiwirendo notiyazi byarangiye uwo mumotari bahise bamwandikira umuvuduko ukabije noneho ikibazo naje gusaba gukina n'umupolisi ni nko gukina na papa wanjye papa twajyaga dukina gushyushyanya simubizi imana bya boro umuntu atega gutya undi agakwepa iyo namukwepaga gatatu yahitaga ambwira ngo minerivare y'igihembwe gitaha uzayishyurira mumeze neza se nkivuga kuri papa ejo bundi hari urubanza yari arimo ewana yarimo araburana nyine bari barimo baramushinja inda sinzi nimba yarayiteye pe noneho mu kwiregura wewe akavuga ngo icyo gihe bavuga ko yatereye inda yari yarapfuye mani papa ni umuntu uzi ibintu by'amategeko bya hatari ku buryo yigeze kuburanira imbwa ye ntabwo ari njyewe pe none mugiye ngo ni mani njye ndiburanira ewana arayiburanira bya hatari yari ihene nyine
papa kubera amategeko azaraburana biza gusanga iyo hene ariyo yari iyo mbwa. Nari nyine kubabwira nyine urwo rubanza Yohana yaraburana bamutuma icyangombwa cyemeza yuko icyo gihe yapfuye koko, death certificate ni muyizi. Yohana ahita ajya muri Kongo buriya papa ni umuntu wagiye muri Kongo akiri muto ku buryo n'icyemezo cy'uko yarangije trokome yagiye kukireba muri Kongo. Yohana aragenda, umutekinisiye bari basanzwe bakorana, Yohana aragenda, papa nyine bari bamenyeranye kuko akunda umuntu aba ari umuntu wawe nta no kwirirwa ureba ibyo yagukoreye umumwizeye pe. Araza ajyana icyangombwa mu mategeko nyine umushinjacyaha akirebyeho. Ikibazo rero cyaje kuba umutekinisiye yibeshya imyaka. Papa yavutse muri 76, umutekinisiye ashyira ko yavutse muri 67. Byaje gusanga papa yarapfuye mbere y'imyaka 10 kavuka. Papa nababwenga araburana pe, yarakomeje araburana, aravuga ngo ubwo ngubwo yaranarize, ubu ngubu kuki mama yakuyemo inda yanjye koko. Umeze neza se? Yohana ngewe nagira ngo mufashe nyamuneka dushimire leta y'u Rwanda, amashyi menshi kuri leta y'u Rwanda nyamuneka. Mani leta y'u Rwanda idutekerereza ikanaturebera ibikwiye. Ku buryo ejo bundi bari barimo bariga ku itegeko ryo guhinga urumogi, ariko urwo rumogi rwagombaga kuzajya rukoreshwa mu buvuzi. Ntago mvuze ko rwemerewe ngewe. Yohana noneho muri uko kuryiga nahise nibaza nk'igihe iryo tegeko ryaba ryemewe urumogi rugahingwa pe, bamenya wisakuza nyamuneka ko najya ntera comment mu muntu bamenya wacecetse koko nkabanza nkavuga. Ntabwo uzi ko ziriya video mani hari ahantu hari akantu mwakasemo muzagasubizemo. Ntabwo nari ndi kubabwira kuri iyo gahunda Yohana. Noneho nk'igihe rwazaba rwemewe Yohana bakaruhinga, noneho mu Rwanda ariko hakaba ikibazo, ibirayi bikabura, ibiribwa byose bikabura, urumogi noneho tugatangira kwishakamo ibisubizo. Gahunda ikaba noneho gahunda yo gukora urumogi, ibintu biribwa mu rumogi. Ubwo ntago byazaba bikiri icyaha, sibyo? Ugasanga nka Sina Gerard dukoreye nk'amandazi yo mu rumogi. Murabizi produits zose ziba ari aka, ugasanga koza amandazi yitwa akamogi. Noneho urabizi Bruce Melody ari inzoga ari kwamamaza mani, ntago ndi wivuge mani, reka ubuse ngiye navuga Primus mu bantu mani, ntago nayivuga. Noneho bagashaka nka brand ambassador w'urumogi mani, wa company itunganya nka produits zo mu rumogi Melissa mbabarira mani. No ugasanga ikibazo cyari kuzaba nk'umunsi bazaba bateguye nk'umunsi wo gushimira abahinzi b'urumogi bitwaye neza. Anayeba rero yawuteguye cyangwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi cyangwa Minagiri. Noneho umunsi bakawutegura hagatanya. Murabizi nta hantu hajya habura ibibazo, umuturage wa mbere agatangira. Murakoze cyane. Ndi umuhinzi w'urumogi wo mu karere ka Nyabihu. Nyakubahwa Minisita, twagize ikibazo, agoronome wacu afatanyije n'umubitsi wa koperative banyweye urumogi rwacu imifuka 3. Mani mu Rwanda ikibazo bahita bagikemurira aho ngaho. Nuguhita bamubwira ati wa muhinzi we ihangane, ikibazo cyawe tuzagikemura, tuzamujyana iwawa. Noneho ugasanga noneho hakahita haza ushimira. Noneho murabizi nta hantu hajya habura umuntu ushimira, hagahita haza umupapa. Murakoze cyane, nitwa Gakwaya Jean, aba ndi umuhinzi w'urumogi wo mu karere ka Burera. Natangiye mpinga akamogi gake ko kwinywera. Kari akamogi ku buryo nanjye katamazaga abana banjye bakajya kuruvumba mu gasozi. Ariko bitewe n'ubuyobozi bwiza, ubu sigaye mpinga urumogi mu rugo tukihaza, tugasagurira n'amasoko. Ku buryo ubu ngemura mu bigo by'amashuri, mu bihaye Imana ndetse n'ahandi. Ahubwo nyakubahwa Minisita, nagira ngo wakira aka gapfunyika uze kunshyira abo wasize i Kigali.
hagahita haza n'undi mumama mani, abamama buriya biteje imbere pe, nta hantu na hamwe wabura umumama witeje imbere. Hagahita haza undi mumama. Murakoze cyane, nitwa Kamariza Jeannette, nkaba ndi umuhinzi w'urumogi wo mu karere ka Burera. Nari umugore wacupiye rwose pe, ariko aho menyeye urumogi ubu sigaye ntega indege nkagenda nkajya Dubai njyanwa n'urumogi. Mumfashe mujye musubiramo kubera urumogi. Wi nta kibazo. Ubu nishyura mituweli, ubu abana bariga, n'umugabo wanjye arafunze. Mwirinde urumogi, murakoze cyane. Hongera inyana ubwatsi